urakaza neza hano ikuzimu aho ugiye gucibwa urubanza rw'ibyo wakoze bigize ukabihemberwa ndetse waba utarakoze ibyo twagutumye nabyo ukabihanirwa. Abandi twabahaniraga kujya ku isi ntibakora ibyo twabatumye, ariko we turaguhanira kujya ku isi ntukore ibyo twagutumye, warangiza ukanateza umwiryane mu bantu, ugateza inzangano mu bantu, ndetse ugatangira kujya wiriza imbere y'abantu ubatera impuhwe n'agahinda kandi uri umunyamakosa. Bw'ibyo rero urahanirwa ibyo wakoze tutagutumye, ibyo twagutumye ukabyihorera, warangiza ukajya guhemukira ikiremwa muntu ku isi. Amabwiriza y'uru rubanza aravuga ngo ntabwo wemerewe gusubiza ibyo tutakubajije, ndetse icyo tukubajije cyose ukagisubiza uko kibajijwe. Ntabwo wemerewe kurira utera agahinda uzana amarira nk'uko wabikoze ku isi ngo bakugirire impuhwe. Mbere ya byose amazina yawe witwa ngo iki? Yitwa Nyarwaya Innocent. None se Nyarwaya Innocent aka Yago. Cicikaho nta byago dushaka hano ikuzimu, ntabwo ibyo bizina tubishaka. The true monster, the true hustler. Cicika cyangwa hano urubanza rutaratangira. Reka tubasuhuze bakunzi ba YAGO TV Show. Ibyo bizina bya YAGO TV Show ntabwo hano ikuzimu bikora. Cicikaho. Ngende top shatter bro. Nta bya top shatter hano. YAGO ndakubwiza ukuri ko ushobora guhanwa urubanza rutaratangira. Banza usuhuza abantu bawe mbere y'uko urubanza rutangira, hari n'ubwo warugwamo. Abari mu bihugu bya Afurika, abari mu burengerazuba bwa Afurika, mu burasirazuba bwa Afurika, mu majyepfo ya Afurika, Afurika rwagati. Rekeraho kubera icyo ari buhisemo. Bajyaga bagaragaza amarangamutima yabo ku biganiro byacu. Mbere ya byose ibyo biganiro wivugishwa nibyo bigiye gutuma tuguhana. Ninde wagutumye ku isi kujya gukora ibiganiro? Abakurikiranye uburyo YAGO TV Show yabayeho, abakurikiranye uburyo twatangiye. Tangira ntabwo ibyo tukubajije. Urashinjwa yuko wirirwaga wiriza, utera abantu agahinda, utera impungure yuko baguha amafaranga. Murabizi nagiye ngaragara gake cyane kandi nabwo singaragare muri ubu buryo. Uvuga ko ukunda kwiriza kugira ngo uhabwe amafaranga, ese byaba ari byo? Ariko nge ntago mbikunda. N'impamvu yo kuba ntabikunda ndaza kuyibabwira. Wirirwagamo ku isi utesha abantu umutwe ngo barakugambaniye bakuripotingira Cano byo byari ibiki? Ubeshya ngo urimo urarwana urugamba rudasanzwe ari kugira ngo utere abantu impuhwe. Ni urugamba kuko umuntu wifuza kukubuza icyari kigutunze. Imbaraga wataye urwana ingamba zidashinga ubeshyira ikiremwa muntu, wari kuzi turwanirira igihugu cyangwa urwanya covid dore ko ariyo yugarije ikiremwa muntu. Ntabwo ndi burwite urugamba kuko urugamba ruba rukomeye cyane. Ceceka wikwivuguruza. Ubundi kuki wabeshye ikiremwa muntu ngo nicyo cyakuripotingiye Cano kandi byose ari wowe wabyikoreye ari amakosa yawe? Nuko ntari nzi uko bizagenda, maze ugahitamo kubeshyira abanyamakuru bagenzi bawe. None iyo Cano yagaruwe nande niba abo ngabo bayiripotinze atari bo bayigaruye? Ubw'impamvu z'umutekano wabo bambwiye ko ntagomba kubavuga amazina. Vuga se cyangwa tuguhane. Bari bangahe? Ni abasore batatu. Ubundi YAGO iyo Cano yari yabaye iki ku buryo uteza akavuyo mu isi? Cano ibibazo yahuye nabyo ndagira ngo mbibanyuremo mu maguru mashya. Nta by'amaguru mashya, tubwira uko byagenze cyangwa se binyuze mu maboko mashya, byose ni kimwe. Cyangwa vuba. Hanyuma Cano yatangiye kuripotinga mu kwezi kwa 12. Birahurira he n'icyumweru wabanje kumara utapulodinga warakuyeho telefone? Ubushize byarabaye ndaceceka. Banza utubwire igihe byatangiriye. Umuntu yatangiye kuturipotinga mu kwezi kwa 12 niba mbyibuka neza. Wibeshya ngo ntabyo wibuka, tubwira itariki. Mu matariki nka 10. Komeza utubwire yabaripotinze iki? Aturipotinga harassment and abuse. YAGO witubeshya. Harassment and abuse ntabwo ari ikintu umuntu aripotingira icyarimwe, bisaba guhitamo akantu kamwe ubundi akaba ari kuripotinga umuntu. Bivuze ngo uri urabeshya. Nta gihe na rimwe YouTube baripotinga ibintu bibiri icyarimwe. Avuga ko tumutoteza, avuga ko tumutuka mu biganiro. Aho cyari kutubeshya kubera ko ikinyuma kiragufashe. Nta hantu na hamwe YouTube baripotinga ibintu bibiri icyarimwe. Wenda iyo uvuga kimwe aho twari kubyumva, ariko aho ngaho urafashwe. YouTube ntabwo yumva ikinyarwanda. Iyo umuntu akuripotinze kuri YouTube uko byamera kose, akaripotinga ibiganiro birenze 2-3, uko byamera kose YouTube igomba kubona ko aho hantu hari ikibazo. Iyo ikintu ikora kubera ko ibitumva ikinyarwanda isa nkaho rejectinze Cano, kubera ko iyo umaze kubona strike ya mbere ukabona strike ya kabiri, strike ya mbere bakubwira ko utagomba kwa uploadinga 1 week, strike ya kabiri 2 weeks, ikaba yanavaho mu gihe bagukubise strike ya gatatu. Kandi nibyo twebwe byarimo bitubaho kuko Cano yabaye rejected tumaze kubona strike ya gatatu. Turacyaguteza amatwi, urubanza rurakomeje YAGO. Tubwire ko watubwiye ngo bakuripotinze ikiganiro baguha strike zagira muri 3 bagahita bakuraho Cano. Ubundi bakuripotinze ibiganiro bingahe? Yaripotinze ibiganiro 18. Yamwaye nka rwese abahizi. Niba strike 3 bahita bakuraho Cano bakaba bararipotinze ibiganiro 18, sinumva strike 18 ubwo baguhaye.
none ubwo zarenze strike eshatu zigera muri 18 gute yago urabeshya uri kutubeshya niyo mpamvu wabeshye ikiremwa muntu byose byari amakosa yawe urimo uragenda ufatwa gake gake none abantu bakubwiraga ko ari nde wakuripotingiye Cano super manager abandi bakavuga ngo ni fata ku mavuta abandi bakavuga ngo ni Junior GT abandi bakavuga ngo ni Rocky rwose ndashaka gukiriyaringa bino bintu abo bantu bose mwavuze nta muntu numwe kuri ngewe ntekereza ko arimo muri abo bantu baripotinze Cano yanjye none ninde wo kuri YouTube mwavuganaga ukamubwira akarengane kawe kugira ngo urenganurwe YouTube ikoresha amarobo ceceka niba YouTube ikoresha amarobo wowe uzi kuvugana n'amarobo ngaho tubwire ariko tubwize ukuri ndetse wirinde kuzana iby'amarira ushaka kwiriza hano ikuzimu nta mpuhwe tugira ese nyuma yo kuripotinga ibyo biganiro 18 byagenze gute ibiganiro 18 byose amaze kuripotinga ibiganiro 18 nta kuntu YouTube itari kubona ko harimo ikibazo bahise bankubita email bahita bankubita strike ya mbere mu cyumweru cya mbere ndihangana buretse gato yago niba barakuripotinze ibiganiro 18 bagahita baguha strike ya mbere izindi strike ebyiri kugira ngo zuzure eshatu zavuye he ko baguha strike ya mbere bamaze kuripotinga ibiganiro 18 uri kutubeshya mu cyumweru cyakurikiyeho ntangiye kongera kwa uploadinga arongera noneho aturega sexual content iyo sexual content yakuripotinze ku kiye kiganiro ku biganiro 18 watubwiye bakuripotinze byari byarangiye baguha strike imwe iyo sexual content yari ku kiye kiganiro uri kutubeshya yago uri kutubeshya nudity and sexual content nudity and sexual content ntayibaho yago kuri liste za report ziba kuri YouTube ntayo bashyizeho utangiye guhimba hariho sexual content yonyine utangiye kubeshya yago turagukubita natangiye kwiyambaza abantu bamwe na bamwe mu bazi YouTube barambwira bati YouTube ni amarobo wabona ari n'amarobo arimo kukuripotinga wowe ubwawe ko wivugiye ko abakuripotinga ari abanyamakuru bagenzi bawe hano mu Rwanda dufite abanyamakuru b'amarobo uri kubeshya uko byamera kose ni abantu dukora akazi kamwe niba ari abantu mukora akazi kamwe ubwo nawe uri rubo ko bakubwiye ko bakuripotinze ari amarobo kubera ko hari benshi nagiye mbona bavuga ngo ni ukubera ko ngo hari ibiganiro nagiye nkora ngo dutuka ngo fata ku mavuta njye ntabwo natutse fata ku mavuta mu biganiro byaripotinzwe ni ibihe birimo kugira ngo twumve yuko nta cyaba cyaragukozeho hari ibiganiro bya DJ Brand byabaye reported hari icyo kiganiro si cyo batukiyemo Junior GT ngo ni Rubebe none Rubebe ntago ari igitutsi nuko umurata ibyubahiro cyangwa utangiye gufatwa ko hari ibiganiro wakora gusebya abandi bantu ubinyujije mu bandi bantu yarimo ibiganiro bya papa cyangwa yatutse nde harimo ibiganiro bya papa cyangwa byabaye reported ukibaza papa cyangwa yatutse nde mu kiganiro twakoranye nta muntu yigeze atuka hari icyo kiganiro si cyo batukiyemo fata ku mavuta ngo afite umutwe munini umeze nk'avoka ifite urubuto runini umunsi uko si ukumutuka no kumushimagiza ahubwo bimaze kugaragara yuko urwanga ari we warutangiye kuva kera ukajya ubinyuza mu bandi bantu bagatuka bagenzi bawe urabihanirwa nabyo ibyo byose rero byarabaye ngenda ceceka harya niba waracecetse ninde wabwiye Philip cyangwa agiye kumugerera mu kebo yamugereyemo yagoreka kwigira umwere wigira umwana mwiza hano ikuzimu nta mpuhwe tugira hano turi mu rubanza rushobora kugukoraho uvuge byose uko byagenze ubwize abanyarwanda ukuri ndetse uvuga yuko wabeshyeye abanyamakuru bagenzi bawe ubundi umwanzuro wo kubeshyera abandi banyamakuru ngo nibo bakuripotinze wawufashe ryari umunsi mbandikira nkababwira ngo noneho birakomeye cyane nkababwira ngo noneho Cano ivuyeho hari mu masaha ya sangahe zari saa 11:30 zo mu rukerera ubundi iyo wabonaga strike wahita gukora iki ako kanya najyaga nkahita mbandikira nanjye nkababwira uyu muntu simuzi gute wababwiraga ko uwo muntu utamuzi kandi wivugiye ko ari abanyamakuru bagenzi bawe bakuripotingaga ndetse wowe ubwawe ukaba wivugira yuko abo bantu bazi bivuze ngo natwe urimo uratubeshya ibi bintu arimo kuvuga birapfuye ntabwo ari urongera kubwira Rusoferi ko ibyo avuga bipfuye turaza kuguhana urubanza rutarangiye ese uwo muntu kubera iki mutigeze muvugana ngo umubaze impamvu akuripotinga kandi wari umuzi wigiza nyandikira nari kumumenya gute yaguri kuducabiranya nk'uko wacabiranyije abantu ukabatezamo umwiryane n'urwango rimwe uri kutubwira ngo uramuzi ubundi ukatubwira ngo ntabwo umuzi ubundi muri makeya urimo urashaka kugera kuki kubera ko biba biri confidential cecekaho urongera kwivugisha ubwongereza hano turagukubita inyundo 5,000 dukeneye utubwire byagenze gute abantu bakoresha YouTube ibyo ntekereza ko babizi kubera ko biba biri confidential yagorongera kwivugisha utwongereza tudashinga ndagukubita hano ubundi Philip tayo wamuhuye iki nabaga ndimo kurwana bro nabaga ndimo kurwana nako ntagize kugeza naho niyambaza abantu nkababwira noneho ngiye ubushobozi bwanjye burarangiye Cano ntabwo nkiyibona haciye ngira ngo nk'amasaha ngahe Cano irongera iragaruka icyo gihe nibwo nabonye ko noneho bahise bangwita strike ya gatatu waherewe ku kiganiro cya kangahe ko strike ya mbere yari yajyanye n'ibiganiro 18 yago urimo urabeshya uri kuturiganya ubundi abuvuga ngo bakuripotingaga urakeka baraguhoraga iki n'urwango ni ishyari n'urwango ruraho umuntu akakugirira hate bakungaga baguhura iki ko n'abakire tuzi bafite amafaranga menshi arutayo yawe nta n'umwe wigeze uteza akaduhuvanye ngo baramwanga ndagira ngo mwumvishe uburyo strike ya gatatu yaje yaraturipotinze aravuga ngo content yose dufite kuri YAGO TV show
ngo niye. uko ni ukwisobanura by'amafuti wishaka kuyobya abantu ubabeshya ushaka kubaremamo inzangano. Ntabwo YouTube ari ibigoryi ku buryo bakurega yuko content ari iyabo kandi byose warabishyiragaho bareba. Ntabwo bakurenganyiriza ubusa kandi babireba. Bivuze ngo wazira gukuri udashaka kubwira abanyarwanda. Ubundi tubwire kugira ngo dukure abantu mu rujijo. Ikiganiro cya mbere washyize kuri YouTube YAGO TV Show cyari cyande hari ryari? Tariki 17 z'ukwezi kwa mbere ngomba kuzuza imyaka 2 nkora ndi kuri YouTube. Hari benshi mu banyamakuru nabonye batangiye kujya bakora ibihuha bavuga ngo nari maze imyaka 3 nkora. Ngiye tariki 17 z'ukwezi kwa mbere nibwo nashyize ikiganiro cya mbere 2020 nibwo nashyize ikiganiro cya mbere cy'umuntu witwa Betray. Ceceka wibeshye umuyobozi wawe. Biragaragara yuko YouTube Cano YAGO TV Show wayishyizeho ikiganiro cya mbere kimaze imyaka 4 ndetse ukaba waragikoranye n'abahanzi TNP b'itsinda ryasenyutse. Bivuze ngo urimo urabeshya abantu, ubeshya abanyarwanda ndetse urimo urabihishamo wigize umwana mwiza kandi uri kubariganyura umunyamafuti. YAGO ugiye guhanwa urakubitwa. Niko byagenze. Rero uri kubeshya abanyarwanda kubera icyo utababwije ukuri ubabwire yuko wahanwe kubera amakosa yawe. Ngewe izo mbaraga nabaga ntazo mfite pe, ntabwo nakubeshya. Nkwiyemeyeho nakubwira ko nabaga mfite imbaraga zo kugira ikintu mvuga. Kandi n'ubu ngubu nimureba wenda abantu banzi, hari abantu bambonye bwa mbere batari basanzwe banzi, wenda hari abambonye bwa mbere batari basanzwe baza amagara yanjye, ariko umuntu wari usanzwe nzi twabonanaga nareba ino video ndabizi neza ko ari bibone ko nananutse. Niba nari nsanzwe nanutse narananutse cyane. Urabyumva, niba naratakaje ibiro hafi 5 kubera gutekereza cyane, ntekereza ko ari ikintu kinini. Ibiro 5 ni ibiro byinshi. Ntabwo twakohereje ku isi n'ubundi unanutse. None utangiye kubeshya abanyarwanda ngo warananutse kubera YouTube Cano. Waba warananutse bitewe n'iki kandi n'ubundi waravuze unanutse? Kubera ko Cano kugira ngo igaruke n'ubundi ni ya timu y'aba bantu bamamagiye barambwira bati ngwino hano. Ndabitaba, maze kubitaba barambwira bati Cano yawe yagarutse. Aha dukomeze. Baraguhamagaye ujya kubitaba murabonana barakubwira ngo Cano yagarutse. Kuko barambwiye bati ikigaragara cyo abantu barimo kukuripotinga ni urwango gusa, nta kindi kintu bagushinza. Ese YAGO ukomeje kutubwira ngo barakwanga kandi uvuga ko ntacyo bagushinja, baba baguhora iki? Niki ufite cyatuma bakwanga bigezaho? YAGO gwibeshya. Kuko bo baraburanye bajya muri YouTube baraburana berekana ibimenyetso, berekana content nge barayisobanura barayivuga, bavuga uburyo content yanjye imeze. Niba barasobanuye content yawe bakavuga uko imeze ndetse bagatanga n'ibimenyetso, bivuze ngo ibyo bimenyetso byari bihari ntago ari ibinyoma bahimbaga. YAGO bivuze ngo wazira gukuri ahubwo nuko uri kwanga kubivuga ukabihisha. Ikintu kinatangaje ni ukuntu umuntu wandipotse mudashaka no kumukeka. Uzi gute ko badashobora kumukeka kandi nawe wavuze ubwawe ko ntawuzi? Ikintu kinatangaje ni ukuntu umuntu wandipotse adafite na Cano ikomeye. Nanone uzi gute ko adafite Cano ikomeye kandi ntawuzi? Ikintu kinatangaje ni ukuntu umuntu wandipotse namufashije. YAGO rekeraho, reke umuntu wafashije kandi wahereye karavuga ngo ntabwo umuzi. YAGO ibi ngibi ni uguteranya, ni amatiku ndetse urimo urarengera. Mugiye mu biganiro amaze iminsi akora mwabigenzura mukabibona. Ibyo bintu mbabwe nibyo bitangaje, ukuntu umuntu nafashije ubyiyemerera ko namufashije ari ushobora kundipotenga kandi sumwe ni 3. YAGO wishaka guteranya abantu ngo utuma abantu bajya kureba ibiganiro byose aho bavuze YAGO ngo bumve yuko umunyamakuru ari we wakugambaniye, cyane ko nawe hari ibiganiro wagiye ukora uvugamo abandi banyamakuru ndetse n'abandi bantu bo muri showbiz, ariko nta wavuze yuko ari we wagiye ubagambanira ibibazo byose bahuye nabyo. Uko ni uguteranya abantu. Kunzi ngende top shata bro, nago nakwicara n'umunsi umwe. Nta bya top shata aho ngaho ugenda kura amaganya aho ngaho no gutera agahinda. Cyakoze Imana iguhumugisha kabisa. Imana ibahumugisha mwese abantu mwavuze. Wanda arikira kuganya aho ngaho uvuga abantu bari kuri potinze ni bande? Murungi Sabe, Emirene na Chita. None abanyamakuru watungaga agatoki ubabeshyera ngo bagiye kureba inyogo ye ngo bateranyije mikrofone ngo bakuvuzeho, abo ngabo bahuraga iki? Bari abagabo bararengana kabisa. None kubera iki washakaga kubateranya n'abanyarwanda ubateranya n'abafana babo? Ngewe nuko meze. Icyaha cyo guteranya abantu kiraguhamye kuko ubyiyemereye. Mbere yuko tukumanura ngo tujye kuguhana tugukubita inyundo wagenewe, banza ugaye bamwe ndetse ushima abandi. Ndagaya ibinyamakuru byanditse inkuru mu marangamutima yabyo bigamije views, bigamije kwinjiza, mu gihe ngewe ndimo kubibabariramo, ndimo kubisurvive, ndimo gukomereka. Ndagaya ama YouTube channel yose yakoresheje izina ryanjye mu nyungu zabo bwite
mu nyungu zabo bwite nta mpuwe nta n'imbabazi. Yago uko ni ukwikunda wowe kuri Cano yawe abo bise ba rubebe ndetse nafata ku mavuta babwiye ngo afite umutwe ngo umeze nkava kurimo ikibuto kinini ndetse n'abandi bagiye batukwa nka bucari ntabwo yatutse papa cyangwe. Ese kubera icyo abo ngabo utigeze ubagirira impuhwe kandi wari ubizi ko bafite imiryango ukaba wumva we kuba baravuze izina ryawe batanarivuze nabi wumva yuko uri kubaga yuko wishakiye. Yago urikunda uko ni ukwikunda rekera kutubeshya. Abanyamakuru barajya hariya bakibaraguza man ngo nanarize bamwe baranariza bakajya bavuga ibintu bagafata umuryango wanjye ndapostinga akavideo ndi kumwe na papa na mama cyangwa na mama bagahita bagashyiraho ngo mama wa Yago ngo arimo aramusengera ndagira gutya bagahita bavuga ngo Yago noneho ngo Cano irasibwe ngo noneho ngo bibaye akavuyo ngo noneho ngo bigenze bite. Yago rekera kwisarara ngo uvuze induru imiryango y'abandi yavugiye kuri Cano yawe kubera iki batigeze bisarara ngo bavuze induru nk'iyo uri kuvuza. Ngiye mbifuriza umugisha kabisa. Witubeshye ubwo ni uburyarya ubifuriza umugisha kandi barabavugaga kuri Cano yawe babavuga nabi. Amarikodi yanyu ndayafite mwagiye ngo gushaka inyogo ye za Nyabihu mugezeyo musanga umugabo yatangiye akazi arimo aracoma murangije ngo ntiyabaha interview ibyo mwagarutse muvuga mu modoka mwari murimo ndabifite muntuka muvuga ko ndakabwa muvuga ko ndakaginga ndakantu kadasobanutse muvuga ko ntacyo ndicyo muvuga ko mugiye kumpagurukira mukajya mukora ibiganiro binsenya. Ayo ma voice note yanyu ndayafite ama record yanyu ndayafite ibyo mwaje muvuga byose ndabifite muri telefone yanjye amajwi yanyu ndayafite kandi ndayazi. Niba yo ngaya atari amateka uko ukaba ufite record zabo n'amavoice yabo uko kwaba ari ukurengera ninde waguhaye uburenganzira bwo gushyira ingenza ku bantu bakagenda babafata amajwi utabifitiye uburenganzira. Ibyo nabyo uraza kubiharirwa hano ikuzimu ntabwo tujya dukora amakosa nk'ayo. Ntacyo uricyo ndaje ndakwereka icyo ndicyo ahubwo niba ntacyo uricyo wowe uri igiki cyo guteza umwiryane mu bantu. Ntacyo ndicyo kabisa pe nta kibazo. Ko bivugwa ko hari abanyamakuru wanzi ko bakoresha inyogo ye uri papa w'inyogo ye uri iki cyo ku buryo wanga ko abandi banyamakuru bamukoresha ko sakagambane. Ntabwo ndagira umutima wo kugambanira umuntu icyongeyeho umuntu dukora ibintu bimwe. Reka dusubire inyuma gato harya ngo ni bane bakugaruriye Cano. N'abasore batatu Imana ibaho umugisha Imana ibakomereza imiryango. Harya mbwira abo basore bakugaruriye Cano urabazi? N'ikimenyimenyi kugira ngo wumve uburyo ibi bintu biri clear nuko abo bantu bakoze ibyo bintu bari kavarinze Cano yanjye tuvugana kuri telefone kandi mbere watubwiye yuko baguhamagaye ukajya kubareba. Ntago ndababona. Umva kandi Yago bigaragara yuko uri murabeshya ndetse uri kwinyuraguramo. Mbere watubwiye ngo baraguhamagaye ujya kubareba none utubwiye yuko muvugana kuri telefone utarababona. Bivuze ngo ibyo uvuga byose ni ibinyoma wagambaniwe n'abantu badahari ndetse amakosa n'ayawe YouTube niyo yakwihaniye ubigereka ku banyamakuru bagenzi bawe ugamije gutera impuhwe abanyarwanda kugira ngo bagufashe baguha amafaranga. Ntabwo rero turi buze kukorohera tugiye kuguhana nk'uko bikwiye manuka hasi bagende bagukubita inyundo kubw'amakosa wakoze ukayagereka ku bandi. Nongeye kugusaba imbabazi umbabarire. Ntabyo gusaba imbabazi shamanuka bagukubite ndetse n'uzagerageza kubeshya abanyarwanda arimo arateranya abantu nawe tuzamuhana hano ikuzimu ntabwo dukina.